Haleluya, haleluya, haleluya. Ndi Bibiane Imana ishimwe, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, rya zina ryiza risumba andi mazina yose, izina dukirizwamo ibyaha. Iryo zina ni ryo mbasuhujemo. Yesu ashimwe, Yesu akuzwe bitewe n'aho uherereye, n'aho ubarizwa. Uyu munsi wa none rero nifuje ko twongera kuganira. Iyo ntekereje ko nje kuganira namwe numva nezerewe ku buryo budasanzwe, kuko ntacyo natanze kuba mbasha kugira icyo menya ubwanjye, nkagira imbaraga kandi zo kujya kugisangiza abandi. Ni ubuntu bukomeye. Hari benshi bazi byinshi ariko batagira imbaraga zo kugira ngo babisangize abandi. Ariko cyari igihe cyo kugira ngo mbibutse ngo umuntu wese ufite itaranto yahawe, ni igihe cyo kugira ngo ayikoreshe, kuko uwayimugabiye ari hafi kugaruka akamubaza icyo yayikoresheje. Njyewe iyo nahawe ndi kugerageza kuyikoresha. Nawe isuzume itaranto wahawe ugerageze kuyikoresha. Uwayiguhaye ntabwo yayiguhaye ngo ujye kuyitaba, ahubwo yarayiguhaye ngo uyibyazemo izindi. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Rero ndi Bibiane Imana ishimwe, mbahaye ikaze mwese kuri Bibiane TV. Uyu munsi wa none rero ndagarutse kandi ngarukanye ibyishimo kugira ngo tuganire. Kandi tugiye kuganira, uri buze gutega amatwi ari buze kungukira muri iki kiganiro, nicyo ngiye gusaba Imana. Nimunyemerere dusenge Imana. Data mwiza, Imana yaturemye ikarema n'ibiriho byose tubasha kubonesha amaso, hari n'ibyo tutabona ariko ni wabiremye. Turaje rero duciye bugufi ngo tuguhe icyubahiro cyose mu izina rya Yesu Kristo. Ariko turabizi neza ko turishinja ko turi abanyantege nke n'abanyabyaha. Ariko igihe cyose tuje ku birenge byawe tukakwinginga ngo twejeshe amaraso ya Yesu Kristo, we watambye igitambo rimwe risa ukagishima, akamena amaraso ye, ayo maraso akaba yeza abanyabyaha b'isi yose nanjye ndimo. Ndakwinginze kugira ngo unyeze rwose, untunganye, umboneze, kugira ngo mbashe guhinguka imbere yawe nta mugayo n'umwe undangwaho. Nyemerera rero ugendane nanjye muri iki kiganiro, umpe imbaraga z'umwuka wawe wera, kugira ngo simvuge ari njye wivugishije, ahubwo mvuge mvugishijwe nawe. Kandi ndakwinginze kugira ngo izo mbaraga z'umwuka wera zintange imbere mu byo ngiye kuvuga byose, zigende zitegura imitima y'abagiye kwakirira ijambo, kugira ngo rigwize imbaraga muri bo, ribashe gukura, ryera imbuto nyinshi. Byose mbyambaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Uyu munsi ntatinze cyane, reka mbabwire icyo tugiye kuganiraho. Buriya umwuka wera aratangaje cyane. Umwuka wera amurika ahatabona. Umwuka wera iyo amaze kumurika yerekana ibyuho aho biri, agategura n'uburyo bwo kubisiba mu itorero ry'Imana. Icyuho rero kiri mu itorero ry'Imana uyu munsi wa none ni icyuho cyitwa gusuzugura amategeko y'Imana. Gusuzugura amategeko y'Imana, ngiki cyuho kiri mu itorero ry'Imana. Uko ni ku mwuka yabimpishuriye. Niyo mpamvu rero ngiye gushyira imbaraga nyinshi zishoboka uko nzabashishwa n'uwo mwuka wera, kugira ngo tubashe kwerekana icyo kibazo kandi tubashe no kugikosora mu izina rya Yesu. Uyu munsi nje nibaza ngo kuki Satani yateje abantu hafi ya bose kwanga amategeko y'Imana muri iyi minsi ya none? Kandi nibyo biragaragara, Satani yateje urwango rusumba urwari rusanzwe n'ubundi rwari ruhari, ashyira urwango, abantu banga amategeko y'Imana, abantu bazinukwa amategeko y'Imana,
abitwa abakristo, abitwa ko bakunda umwami Yesu Kristo, abashyiramo urwango rwo kwanga amategeko y'Imana, kugera n'aho iyo uvuze ijambo ngo amategeko y'Imana batangira bagahagurukira kukurwanya utaragira irindi jambo urenzaho. Ibyo bintu birahari, bireze, ariko ndahamya neza ko urwo rwango n'uwo murego muhagurukana murwanya amategeko y'Imana ngo murashaka ko havuga umwuka wera gusa, ni ukuri ntago biba bivuye ku Uwiteka. Kandi ubisuzume nanjye mbisuzume. Tujye kuganira kuri iyo ngingo ivuga ngo Satani yateje abantu hafi ya bose kwanga amategeko y'Imana, ku buryo no kumva iryo jambo gusa umujinya uhita uhaguruka muri benshi. Ubyitegereze nanjye mbyitegereze. Icyakora njye narabyitegereje nsanga ikibazo ni uku giteye. Tugiye kukiganiraho rero. Byaba bibabaje isi ya none muri rusange idashaka ko ibyaha bivugwa mu mazina yabyo, kandi nta kindi kidufasha kuvuga ibyaha mu mazina yabyo, kugira ngo n'ababibwirwa ko babikora bibamerere nk'inkota ihinguranya imitima yabo, bumve icyo kidodo ko ibyo bakwigira byose ari abasinzi, ari ababeshyi, ari abicanyi. Ibyo isi ya none ntishaka kubivuga, abumva nabo ntibashaka kumva ijambo kwica, kuroga, gutukana, gusambana, kubeshya. Ibyo bintu ntibashaka kubyumva mu matwi yabo. Barashaka kuza ukababwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ibyo gusa, ibintu biri mu kigare gutyo gusa, kuko ntabwo uzabasha kubipima. Igihe rero udafite icyo uzapimiraho, niba abantu bayobowe n'umwuka w'Imana koko, kandi igipimisho cyari gihari ari ayo mategeko y'Imana, icyo gihe abantu bazayoba, ntibazigera bamenya ko bataye inzira. Nyamara amategeko y'Imana twayahawe kugira ngo atubere uruzitiro tugomba kugenderamo, ruri hirya no hino, kugira ngo twe tugende hagati, atubere protection yo kugira ngo tutaza kurenga umurongo. None uyu munsi wa none ntago dushaka kuyavuga. Imana idutabare. Uyu munsi wa none rero sinzi niba ari ngombwa ko twongera kuyasoma, ariko turayazi, kandi naho ari, reka mpabarangire, ari mu Kuva ibice 20 umurongo wa mbere ukageza ku wa 17. Ugende uyasome wowe ubwawe, hanyuma urebe ko wayoborwa n'uwo mwuka w'Imana uvuga, utakwemerera kugira izindi mana mu maso yawe, utakwemerera gusenga ibigirwamana. Uwo mwuka w'Imana ntukwemerera kuvuga Imana mu bintu by'amanjwe uyikinisha, harimo kurahira indahiro z'uburyo bwose, utanga Imana nk'umugabo. Ibyo ni ugukinisha izina ry'Imana. Ibyo amategeko y'Imana arabitubuza. Amategeko y'Imana kandi adutegeka kubaha umunsi w'isabato, tukawegurira Uwiteka Imana, tukazirikana ko ari umuremyi, twebwe n'abacu n'ibyacu byose tukaruhuka kuri uwo munsi, icyubahiro cyose tukagihereza Imana kuko ari umuremyi. Itegeko ry'umwuka ntabwo ryakwemerera gusuzugura ababyeyi bawe, ariho ritubwira kubaha ababyeyi.
itegeko ry'umwuka ntirishobora kukwemerera kwica, ntirishobora kukwemerera gusambana, ntirishobora kukwemerera guhorana irari ry'iby'abandi. Imana iduhana umugisha. Ariko murashaka kubwirwa mu matwi yanyu ngo tuyoborwa n'umwuka wera. Amategeko yararangiye, byose byujurijwe muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo ni ubuntu, dutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ntago mbihakanye, dutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ntago ari kubw'amategeko. Yego, ariko ibyo ntago bivuze ko tuzakora ibyo twiboneye ngo ubuntu busage. Nihuse, Yesu yabonye ko abantu bazagira iyo konfiziyo, ayikuraho rugikubita. Arababwira ati aho ntimukeka ko naje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe? Ati reka da, ntago nigeze nza gukuraho amategeko n'ibyahanuwe, ahubwo naje kubisohoza. Ahubwo yaje kunonosora, ahubwo yaje kuzuza ibitari byuzuye, akanaduha urugero rw'uburyo yaje kuzuza ibitari byuzuye. Aho yavuze ati mwumvise ngo ntuzasambane, ariko jyeweho ndababwiye ngo nureba n'umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza, uzaba wamaze kubikora. Amategeko y'Imana yahoze agarukira mu bikorwa gusa, ahubwo Yesu yatweretse ko ushobora guhinduka umunyacyaha utaranarushya ukora igikorwa kigize icyaha, ahubwo ukibipanga mu ntekerezo ko ariho icyaha gihera. Atugira inama rero yo kukirandurana n'imizi n'imiganda, duhereye mu ntekerezo kuko ariho gihera. Nguko uko Yesu atigeze aza gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyuzuza, yaje kuyasohoza. Ibyari biyabuzeho arabyuzuza, hanyuma arahindukira kandi ibyo amaze kuzuza rwose adushoboza no kubigenderamo. Niyo mpamvu ntago wavuga ko ukunda Yesu Kristo ngo ukandagira amategeko y'Imana kandi ariyo yaje aje gusohoza. Imana iduhana umugisha twese kubwo kumva icyo Imana ivugana natwe. Ndakeka umwuka wera wampaye izi mbaraga zo kuvuga kuri iki kintu azanabafasha kugira ngo mubashe kucyumva. Ibyo ndabyizeye, kuko mbaye ntabyizeye iki cyuho kiri mu itorero ry'Imana ntigisibangane. Itorero ry'Imana ryarimbuka, ariko umwuka ribereye maso. Niyo mpamvu ahora rihugura amanywa n'ijoro kugira ngo ababasha kumva bakumvira, bagendere mu nzira zitunganye. Imana ibaha umugisha. Reka rero dusome ibyanditswe. Abantu bose muri iyi minsi ibintu byarivanze. Buri wese arakubwira ati ngiye nkunda Imana. Buri wese arakubwira ati mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu. Iravuze ngo ariko tugiye kurebera hamwe umunzani tuzajya tubapimisha, kuko ibintu birushijeho kwivangavanga rwose. Ntago wabasha kurobanura uvuga Imana ayivuga kuko ayikunze n'umutima we wose, na wa wundi uyivuga ku munwa gusa, kuko Imana ni izina rusange, ariko hari Imana iri hejuru y'izindi mana zose. Iyo Mana niyo tuba tuvuga se w'umwami wacu Yesu Kristo. None ko abayiyitirira barushijeho kuba benshi, tuzamenya abakorera Imana y'ukuri umuremyi wa byose ari abahe. Kabavuga Yesu 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 mu izina rya Yesu barushijeho kuba benshi, tuzamenya abiyitirira Yesu ukuri ari abahe.
Yesu rero yatugiriye inama y'uburyo tuzabamenya, ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Izo mbuto se ni ibi? Izo mbuto ni amaronji, izo mbuto ni ibinyomoro, izo mbuto ni imineke, izo mbuto ni iki? Izo mbuto ni ibikorwa, ni ibikorwa bakora bigaragara mu maso y'abantu. Ibyo bakora bigaragarira mu maso y'abantu biba byamaze kuva mu ntekerezo. Ibikorwa rero ni umusaruro w'ibyo intekerezo zamaze umwanya munini zitekereza, noneho umubiri wacu ukabishyira mu bikorwa, amaboko yacu akabishyira mu bikorwa, ingingo zacu zikabishyira mu bikorwa. Aho rero niho tuvuga ngo uyu yakoze icyaha, uyu ntiyagikoze. Izo mbuto rero nizo tumenya umwana w'Imana by'ukuri n'utari we. None isi ya none kugira ngo ikomeze abantu bagume mu rujijo, ntabwo isi ya none ishaka ko abantu bavuga ku mategeko y'Imana, ntishaka ko abantu bavuga ku byaha n'ibisa nabyo, ahubwo irashaka ko abantu bavuga ibindi bintu ibyo ari byo byose, ariko ntawe utinyuka kuvuga ingingo ziri mu mategeko y'Imana izo arizo n'uburyo tugomba kuyubaha. Nimwumve rero uko Yesu ubwe yivugiye. Yesu ubwe yarabihamije kandi adukuriraho confusion, adukuriraho urujijo urwo ari rwo rwose. Ubwo abavuga ko bakunda Yesu Kristo barushijeho kuba benshi, nimunyemerere tubagenzuze ijambo ry'Imana. Turagiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 15. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimunkunda, ni Yesu wabivugaga. Reka mbabwire umutwe w'ijambo kugira mwumve ko ari Yesu ubwe wabyivugiye. Yesu abasezeranya kuboherereza umwuka wera. 15 ati nimunkunda, Yesu niwe wivugaga, niba munkunda koko muzitondera amategeko yanjye. None ko abantu barushijeho kuvuga ko bose bakunda Yesu, ko babana na Yesu, ko bavugana na Yesu, ko ari inshuti za Yesu, ko ari abavandimwe ba Yesu, turamenya uvuga ukuri ari uwuhe? Abo bavuga ibyo bose rero, dore igipimisho kigaragarira mu maso y'abantu ni iki ngiki. Niba dukunda Yesu koko, igihamya ni uko tuzitondera amategeko ye. Aha arabyihamiriza mu magambo ye ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Mbese Yesu avuze ngo iki? Ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, hanyuma nanjye, uwo ni Yesu, nzasaba Data, nawe azabaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka wera, niwe mwuka w'ukuri, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Yesu hano aravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Yego, nibyo rwose. Isi ya none rero yo ntishaka ko tuvuga amategeko y'Imana, kuko nidukomeza kuyavuga azatubera umunzani wo gupimiraho abavuga bose ko bakunda Imana, tubashe kubamenya
tubashe kumenya kandi abiyitirira ko bakunda Imana nyamara batayikunda, abiyitirira ko bakunda Kristo batamuzi. Tuzabamenya nidukomeza kumenya amategeko y'Imana ayo ari yo, tukanayabagenzuza. Ese umuntu araje hano aravuze ngo akunda Yesu, bamufatiye hariya asambana, yishe itegeko ry'Imana rivuga ngo ntugasambane. Yesu ntavuze ati ikizakwereka umuntu nkunda ni uko azitondera amategeko yanjye. Urashimishwa no kuza ukavuga ngo Yesu, Yesu ndamukunda, ndamuzi, yanantumye. Ariko si uwo Yesu, kugira ngo tumenye uwo uvuga niba ari we w'ukuri, yaduhishuriye uburyo tuzabafata, uburyo tuzabashyira ku karubanda. Abo muri bo ko mubeshya ko mukurikiye Yesu, ari uwundi Yesu mwiremeye, atari Yesu umwana w'Imana, umucunguzi wacu, uhanagura ibyaha by'abari mu isi bose. Uwo ntago ari we. Niba mumukunda byuzuye, muzitondera amategeko ye. Amategeko ye ni ayahe? Ntuzica, ntuzasambana, ntuziba, ntuzasuzugura, ntuzatukana, ntuzagira izindi mana mu maso yawe, ntuziremera ibishushanyo ngo ubipfukame imbere. Ariko isi ya none ntabwo ishaka ko dusubira ku mategeko y'Imana ngo tuyiteho, abe kagenzuzi yo kugenzura abavuga ukuri n'ababeshyi. Ariko akanyu kashobotse, byose byasubiwemo, tugarutse ku rufatiro kugira ngo tugenzuze ijambo ry'Imana, ibyo muvuga niba ari ukuri. Kunga abavuga ngo mwami mwami, ntabwo aribo bazinjira mu bwami bw'ijuru. Ngo benshi bazavuga ngo twahanuye mu izina ryawe. Azababwira ngo mumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze kubamenya. Twagiye. Abantu rero uratangira kubabwira ngo amategeko y'Imana, induru ikazamuka. Ariko Yesu ubwo arabyivugiye ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ayahe? Kudashaka ko tuyavuga. Noneho turayavuga, tuzayavuga kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Amategeko y'Imana Yesu ntiyayakuyeho, icyo yakoze yaje kuyanonosora. Amaze kuyanonosora kandi aduha imbaraga zidufasha kuyagenderamo, kugira ngo bigaragare, bimenyekane ko turi abana b'Imana koko, bigire n'ibihamya bihamya. Ariko kuza ukavuga ngo ndi umwana w'Imana, udashaka ko tukugenzuza amategeko y'Imana, ngo twerekane uburyo kuva uri kuyanyukanyuka, usambana, utukana, usenga ibishushanyo, ubeshya, uri umwicanyi. Ntabwo ushaka ko amategeko y'Imana tuyagarukaho. Shaka kutujijishiriza muri icyo gihungo ngo umwuka wera, ngo umwuka wera. Ayiwe, byasubiwemo. Yego, uwo mwuka wera muvuga nibyo, kuko abayoborwa nawe nibo bana b'Imana. Ariko Imana nta wayimenya atabihawe na Kristo Yesu. Kristo Yesu se yajya kuguha umwuka wera utamukunda, mudafitanye urukundo? None se urwo rukundo rwa Kristo uko amaze guhamya ko kugira ngo tugaragaze ko tumukunda ari uko tugendera mu mategeko y'Imana. Mwaretse ibyo koko? Reka dukomeze dusome ibyanditswe. Turabisoma kandi Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka tugende dusome ibyanditswe muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 10 tugeze kuri 11. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose. Kuko
hari n'abiha kugira ayo bagenderaho ayandi bakayajugunya. Nimwumve icyo ijambo ry'Imana ribabwira ritanoneye, ritabereretse. Riravuze ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba ayacumuye yose. Kuko uwavuze ati ntugasambane niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica uba ucumuye amategeko yose. Yego, n'ushatse kwemera ayo mategeko y'Imana ararobanura ayo azagenderamo n'ayo atazagenderamo, ngo ibi ngibi ngo Yesu yabikuyeho. Reka reka, Yesu ubwe yarivugiye ngo aho kugira ngo amategeko y'Imana aveho n'akadomo n'akanyuguti n'akitso, ijuru n'isi byashira. Kandi ngo kugeza aho ijuru n'isi bizashirira, ayo mategeko y'Imana ntazaba yigeze avaho n'agace n'akanyuguti n'akadomo n'akitso. Azahora ari ya yandi, kuko iyo yaduhaye ntihinduka, ntihindukana n'ibihe. Uko yari iri niko iri, niko izahora. Amategeko y'Imana yubahwe, kandi abayagenderamo bose nibo bakunda Kristo by'ukuri, kuko yivugiye ati igihamya ko munkunda nuko muzitondera amategeko yanjye. Bikamenyekana ko abankunda bitondera amategeko yanjye, ariko abatankunda bo bayanyukanyuka. Abatankunda bo barasambana, abatankunda bo bariba, abatankunda bo ntago bubaha umunsi w'isabato, abatankunda bo baricana, abatankunda bo bagira izindi mana bapfukamira, biremera ibishushanyo bakabipfukamira. Aho hantu rero urumva yuko hari amoko abiri y'abantu: abakunda Imana bakagendera mu mategeko yayo, n'abatayikunda bakayarwanya. None nuko bimeze. Reka tugende dusome Abaroma 13. Ego, Imana iduha umugisha, Imana iduha umugisha ni ukuri, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka turebe Abaroma 13, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 13, turahera umurongo wa 8 tugeze ku wa 10. Amen. Imana iduha umugisha. Turahera ku murongo, Abaroma ibice 13, umurongo wa 8 turagera ku wa 10. Ibyo gukundana. Uyu munsi wa none hari abantu bitwaza ngo Yesu yaravuze ngo mbahaye itegeko rishya, ni iryo gukundana. Itegeko ryo gukundana rero bakahita bavuga ngo birahagije, wa mutwaro w'aya mategeko yose 10 avuyeho. Ariko nimwumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo gukundana: ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi aba asohoje amategeko yose. Kuko ukunda undi aba asohoje amategeko. Mbese urukundo ntago wumva ko rubumbiyemo amategeko? Ntiwagera ku rukundo ngo uvuge ko ufite urukundo, kuko urukundo ruza gusohoza amategeko yahe y'Imana. Reka mpagusomere neza ubyumve. Ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi aba asohoje amategeko. Kandi Yesu yaratubwiye ngo mbahaye itegeko rishya, ni iryo gukundana. Nimukundane nk'uko nabakunze. None aha ngaha aradushishikariza gukundana, ariko akatubwira gukunda icyo ari cyo, ko gukunda ari ugusohoza amategeko. Ukunda undi aba asohoje amategeko. Ntabwo wavuga ngo urakundana usambana, utukana, wiba, uroga, usenga ibigirwamana, usuzugura itegeko ry'Imana ryo kubaha umunsi w'isabato.
ariya mategeko yose uko yanditse ngo nta n'agace nta n'akadomo kazigera kayavaho, ibyo byose bitarangiye. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko yose, yego, bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Gukunda rero icyo ari cyo ni ukutica, ni ukudasambana, ni ukutiba n'ayandi mategeko yose. Turayabwirwa n'iki? Kuva ibice 20 umurongo wa 1 kugeza ku wa 17. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. None reka mbabaze, mwasohoza ibyo mutatangiye? Urukundo rero ruza gusohoza amategeko. Ayahe? Ukwiye kuyamenya ukayagenderamo kugira ngo ubashe kugira urwo rukundo. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ndabakunda, nakagaruka, kandi ndasaba Imana ngo umwuka wayo wera atwuzure, atwigishe, akomeze aduhishurire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yari Bibiane, ndabakunda, nakagaruka. Imana ibahe umugisha.